ushobora kugashyiramo fanta. Yego, ushobora kugateguramo fanta. Saa sita mugiye kunywa, nimba ari fanta mugiye kunywa, aka kantu mushobora kugateguramo imbuto. Mushobora kukazanamo imbuto ku meza muri bukoreshe deseri, nabyo nta kintu byaba bitwaye kandi ni byiza. Urumva, naho turira hagomba gusa neza. Waba wicaye na famiye cyangwa inshuti zawe, mukicara ahantu hasa neza. Ntukabone ibiryo bitetse neza, biri mu masorori meza, ariko biri ku meza ari guzaho ubuzizi, saramanje itagihanagurwa. Murabona izi ntebe zanjye zisa n'umweru. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Nizere ko mumeze neza abakunzi ba mama Sharirene. Mumaze kubimenyera ko ndi kugenda mbagezaho ibintu bitandukanye, mbere koko nkora ibintu, hanyuma wabishima nawe ukabikora iwawe bikakubera byiza. Cyangwa se ukanambwira uti mama Sharire, noneho ubutaha ujye ubigenza gutya ku byawe ufite, nkongeraho ibyanjye. Ari ugutegura, ari uguteka, ibyiza byose biri muri iyi si ni ibyacu. Ibintu bibi ni ibyo uzabona wibye, ibintu bibi ni ibyo uzagiriramo ishyari, mbese ibintu bibi ni ibintu bibi. Ariko ibintu byiza tubitunge, tubigire, tubyige kandi tubimenye, nta kintu bitwaye. Rero ndabahobeye abakunzi ba mama Sharirene, mukomeje kunezeza umutima wanjye ku rwego mudashobora kubyumva. Hari abantu bamaze iminsi bampamagara, mumaze iminsi mumpamagara mugatuma ngira umutima mwiza cyane uruta uwo mfite, kuko n'ubundi njyewe ndi nta wasi rwose, no stress. Hanyuma uyu munsi mwabibonye, aha hantu turi ni kuri saramanje, aho barira nyine urabyumva. Kuba tumva ururimi rw'igifaransa, mu ruriro mu kinyarwanda cyuzuye, aho barira. Hari ibintu rero, hari ibitambaro bya made in Rwanda maze iminsi ntegura, natubonye mbimaranye igihe, ariko nabonye sanga ni ibintu byiza cyane ushobora gutegura bigasa neza. Hari amasupura tumenyereye, hari ya komerciale, ukagura supura, ukagura n'igitambaro n'ishashi n'ibiki byose. Ariko uyu munsi ndashaka kubereka ibyo bitambaro ukuntu ari byiza, nawe uzagende ubigurire. Ndanabarangira ahantu biri. Dore ibi bintu biba bifunze gutya, biba bifunze uku biba birimo gutya, urabibona. Ushobora kureba ibi bintu uti ibi bintu ni ibiki. Ku bantu wenda batabikoresha birashoboka ko iwawe mu rugo bifite, ariko hari abandi batabifite kandi bafite ubushobozi bwo kubigura, bashobora no kubona bakabona ni byiza. Ibi bitambaro nimba ari ibintu nkunda, iyo nabiteguye ndabikunda cyane, kuko uba ubona ari ibintu bijyanye kandi bisa neza. Hanyuma uku nguku ubona bimeze, biba bifite igitambaro urambura kuri saramanje mu gihe cyo kurya, cyangwa no mu buryo gitegurwa mu buryo bubiri. Gitegurwa mu buryo bubiri. Iki ni igitambaro cya mbere. Iki gitambaro ushobora kugitegura mu buryo bw'umurimbo ugashyiraho n'ururabo. Nzabereka ukuntu nzagitegura mu buryo bw'umurimbo hariho n'ururabo, ku buryo saramanje ihora iteguye. Ariko hari n'igihe nzabereka no kugitegura mu buryo bwo kugitegura mugiye no kukiriraho. Yego, kuko murabizi iyo abantu bagiye gutegura ku meza, ntabwo ushobora gufata iki gitambaro cyonyine ngo ugende mu kirireho, uwo ni umwanda rwose waba ugize ibintu bibi, kandi urabona ko ari cyiza gifite isuku. Ahubwo nzabereka uburyo mbigenza iyo tugiye kurya, hanyuma no mu buryo busanzwe saramanje yanjye ukuntu ibiteguye. Hanyuma uyu munsi ndabereka iki gitambaro. Iki gitambaro mwakibonye,
nakibonye ukuntu kimeze. Ntago kiri kugaragara neza ariko muri kukibona. Ni igitambaro cyiza mana yanjye. Nanze ngishyireho uburyo ngishyiraho kuri saramanje. Aka kabara mwakabonye ukuntu ari keza. Kano ka beige, aka kabara ka beige urakabona. Uragitegura ku buryo ubona inguni zose zingana. Giteguye cyonyine murabibona. Urabona ko iki gitambaro ugishyize iwawe kuri saramanje ni cyiza pe. Hanyuma rero ngiye kukwereka ibindi byiza byacyo. Iyo mugiye kurya, iyo mugiye gutegura ameza, ndashaka kubereka ukuntu biza ari couple imwe. Naberetse ko bifungiye hamwe. Iyo mugiye kurya, mugiye gutegura, reba iki kintu. Dore na hano. Aka kantu ubona, urabona ko gafite imbere h'umukara, navuga ngo ni kuri duburiri. Hanyuma hakagira n'aha h'igitenge. Iyo ubishatse ukora modeli, kuko nta n'umuntu warabukwa. Iyo ubishatse ukora modeli, hano ukaba wagira gute, ukaba wahita uhagira umukara. Ukategurira hano, ukaba kuko byose wagira ngo ni design. Cyangwa ugategurira hano. Iki rero, iki kijyaho ibisorori. Iki nicyo baterekaho ibisorori ku meza. Dore. Iyo bagiye gutegura, iki nicyo baterekaho ibisorori. Urabona ukuntu ari cyiza. Hanyuma ikindi, supra, dore ngizi. Izi supra ushatse wabikoresha, ukajya ukoresha hano hasa gutya. Wanabishaka ubutaha ukabihindura, ugakoresha hehe, ugakoresha imbere haho h'umukara gusa. Supra, izi ni supra zaho. Murabireba ukuntu ari utuntu twiza. Dusa neza, ibintu bisa binajyanye. Kera rero twari tuzi ko ibintu byiza ari ibituruka i Burayi gusa. Ariko hano iwacu mu Rwanda hasigaye hari abanyabukorikori bazi gukora ibintu neza cyane bikaba byiza. Abibonye nawe urabibona ukuntu hano ari twiza. Hanyuma ikindi, utu dusupla duto, nimba mvuga ngo ni supla, mama mbega igifaransa ntago mbizi. Umva nyine ari ukuntu umuntu abatarize ariko akamenya kujyanisha. Ubu nyine kuko nzi ko ni utuntu dutoya ku bintu binini. Ibintu nimba ari byo supla. Utu ni udusupura dutoya. Nimba mbivuze nabi ntabwo uri buseke kuko rwose pe amashuri niza arabinyemerera. Utu tuntu rero, tuno ushobora kuduterekaho amatasi, tuba ari 6. Ushobora kugaterekaho amatasi, udutasi. Undebere ngewe nkunda utuntu twiza mwabantu. Rwose abantu do. Utu tuntu tuba ari 6. Undebere. Tuba ari 6. Ushobora kugashyira hano na hano kahashyira. Mbese uko ari 6, oya hano byaba ari hano mo hagati. Ushobora kuhashyira kamwe na hano hagati. Utu tuntu rero tumaze iki?
waramutse uteguye icyayi cya mu gitondo ushobora kudushyiraho amatasi, ukadushyiraho amatasi. Uramutse uteguye fanta saa sita ushobora guterekaho, uramutse uteguye ji ushobora kudutekaho nabwo ibirahuri, nta kibazo. Gusa urabona ko tujyaho ibyo kunywa. Kimwe nuko waramutse uvuze uti ndashaka no gutegura utunyobwa twatuna abantu barya, ukuntu ushobora kugenda uterekaho. Murebe ukuntu ibi bintu ari byiza. Hanyuma ikindi ngiye kubereka reka mpere hano, ngiye guhera kuri aka kantu nako navuga ko ari supura kuko ni akantu kabari kamwe. Akangaka rero, aka kantu ushobora kugaterekaho teremusi mu gitondo mugiye kunywa icyayi, ushobora kugaterekaho ijagi irimo y'ikirahu, ijagi ariyo yose sadepa n'ibyo utegura iwawe, ijagi irimo ji, nta kibazo. Aka kantu wagaterekaho ikintu ushaka cyose ku meza, ushaka guterekaho teremusi, ubundi ariko ibyiza teremusi. Ariko muramutse mwanateguye saa sita, nimba hari n'abakunda igikoma cyangwa icyayi cyangwa ji, wanagaterekaho n'ikindi kintu cyo kunywa ukagaterekaho. Kimwe nuko wanagaterekaho ikindi cyose wakifuza wumva bitewe n'ibyo wateguye. Hanyuma nako kaba kari aha ngaha. Urabona ukuntu turi kugenda dutegura, urebe ukuntu ari ibintu bisa kandi bijyanye kandi bisa neza. Hanyuma rero iyi ni supra, ni uduseriviyete. Urabona utu dutambaro ukuntu tumeze. Utu ni uduseriviyete. Uduseriviyete two ushobora kudutegura mu moko yose biterwa n'icyo ushaka cyangwa n'icyo wateguye uwo munsi. Ushatse wanadushyira mu birahure. Uyu munsi ndakwereka ngiye ukuntu njya mbigenza. Ikintu ntumaza, nkakora gutya, hanyuma nkagashyira hano iruhande rwa supra, ahagana munsi ya supra. Hagati ya supra n'aka kandi, aka ni akantu ushobora kwihanaguza. Tuba twakorewe isuku, ukatumesa cyane ukatwunyuguza kuko ari utwo ku meza. Kanze nkwereke. Ubundi ibintu byo gutegura ni umuntu ubyihimbira. Urabyihimbira, iyo ubikunda urabyihimbira bikavamo da. Ubu ngiye kukwereka ukuntu iyo ngenda mbitegura ariko mu buryo butandukanye. Yes. Heba ukuntu ari akantu keza, ni agaseriviyete. Ariko nanone nubwo ari agaseriviyete, nabonye ukuntu ngenda ntuzingamo kabiri ukuntu uku. Kandi ntago uko nabikoze uyu munsi ariko mbikoresha. Kuko rwose ngiye nikundira ibintu by'icyangwe mw'abantu. Nikundira ibintu byiza bifite isuku bisa neza. Yego. Nkwereke rero umumaro wa mukara, uyu mukara. Umumaro wa twa dusupura tw'umukara urebe. Ukuntu tunakora ntuza nziza cyane. Nizere ko muri kutureba rwose. Reba ukuntu dusa neza.
nizere ko utu tuntu muri kutubona ukuntu dusa neza cyane cyane. Yego mwabibonye. Hanyuma akandi ngiye kubereka ni kano, aka kantu murabona ukuntu kameze, gafite imigozi. Aka ngiye guhita nkakoramo agapaniye, mbariko mbyita ngo ni agapaniye ushobora kubikamo ibintu byinshi ku meza. Dore urabigenza gute? Dore nuko bagapfundika. Ngiye guhita nkoramo agapaniye rwose nonaha, ariko mwabibonye. Umuntu rero wikundira utuntu twiza turi kuri gahunda, bitari ibintu bijabiriye, hakuzi kwinjira ahantu mu bakire bifitiye umufungo Imana yabahaye, wajya kubona ukabona ateruye ibintu ya rwose. Mujye mukoresha amafaranga uko Imana yabahaye, uwiyimye n'uwiyahuye bose baba ari bamwe, mwagiye mubaho neza. Ubuse koko uzarya ubusa urenzeho umuyaga uri umukene? Imana niguha n'amafaranga ukomeza urya ubusa, siko Imana izanabibahora? Ibaze, mbwira ukuntu Imana yo mu ijuru ishobora kugikubona Nyabugogo uri kugura imifungo y'inyanya, na ba bantu inzara yishe bagura imifungo y'inyanya. Mwagiye mureka ubugugu, mujye mwiga ibintu byiza bijyanye n'igihe murimo. Bya kuvuga ngo ni ukwishongora. Gute se ko umuntu aba nishongora mu mafaranga y'ubundi? Murambaza iki? Rata mba ngira ngo mutegure iwanyu hase neza. Wakabonye? Singoza agapaniye keza. Dore aka kantu rero noneho ubutaha nzabibereka, nzabitegura ari muri weekend cyangwa mfite umwanya. Abana banjye biga bataha nimugoroba bose, nayo mpamvu bingora. Bataha nimugoroba bose, ni naho ntegura ameza. Ngewe nzabereka wenda uko ntegura ameza yanjye, ariko hari igihe noneho nzabikora byanyabyo nashyizemo ibintu hano. Aka kantu rero ushobora kugashyiramo fanta. Yego, ushobora kugateguramo fanta saa sita mugiye kunywa, nimba ari fanta mugiye kunywa. Aka kantu mushobora kugateguramo imbuto, mushobora kukazanamo imbuto ku meza muri bukoreshe deseri, nabyo nta kintu byaba bitwaye kandi ni byiza. Ikindi, aka kantu wanabishatse wagashyiramo amarushe ibirushe. Umva, ngewe mu mutwe wanjye ibintu byiza nibyo nkora, ibyo kumva ngo ibi bigezweho cyangwa pfa kubona ari ibintu bisa neza. Aka kantu shobora kugashyiramo ibirushe, nkashyiramo amakanya, ibirushe n'amakanya n'ibintu byose ndi bwaruzi byerekeranye n'ibigiko nkagashyiramo. Mbese aka kajyamo ibintu byinshi bitewe n'ibyo ushaka gutegura ku meza. Hanyuma rero wagashyira ku meza, mwabantu mwe, wagashyira ku meza ugahita ubona ko ari ibintu bisa neza, n'abantu bakicara. Ariko mureke mbabwire ibi bintu impamvu tubikora, nuko ari ibintu byiza bisa neza. Nta muntu n'umwe wifuza gusa nabi. Nimba buri munsi turwana no kugira ngo duse neza, nta muntu utarwana nabyo, nanjye ndwana nabyo. Tukarwana no kugira ngo tugaragare neza, tukarwana no kugira ngo twambare neza, tukarwana nabyo. Ntabwo amasura yacu, uburanga bwacu, uko tumeze ari twe tugomba gusa neza twenyine. Hoya, nimba tugenda reka ngura akantu kagezweho, aka gakanzu kagezweho kugira ngo ugende usa neza. Ugomba gusa neza ku buryo naho ujya kwicara ku meza haba hasa neza, uko uhinduranya style zo ku mubiri wawe. Ubwo ni abantu bafite ubushobozi
kandi nawe ntukavuge ngo ntibikureba kuko uri umukandida wo kugira ubushobozi. Ntukabifate ngo ibi ntibindeba. Bubyiga hakiri kare ngo uhanurire, bubyiga uko babikora, ububyiga uko babigenza. Uri umukandida wo kubitunga, uri umukandida wo kubigira, kuko nta muntu wigeze abivukana. Nyagasani aragutungura akagukorera surprise mu gitondo ukabona nawe wabigize. Urumva, naho turira hagomba gusa neza. Waba wicaye na famiye cyangwa inshuti zawe mukicara ahantu hasa neza. Ntukabone ibiryo bitetse neza biri mu masorori meza ariko biri ku meza ari guzaho ubuzizi, saramanje itagihanagurwa. Murabona izi ntebe zanjye zisa n'umweru. Ngewe nkunda ibintu bisa n'umweru, ibintu by'umweru ndabikunda cyane. Hanyuma nyine undebere nk'izi ntebe ugasanga zabaye umukara ngo kuko ufite abana, ugasanga zaranutse ubuzizi n'umwotsi biri kuva munsi y'intuza, kandi ufite isabune, ufite abakozi, nawe ufite amaboko abiri. Rero tugomba kuba ku cyangwe cy'ibintu byose. Ikuzimu ntago barya. Numara gupfa bizahita birangira. Mujye mufata neza imiryango yanyu, abafite abagabo, abafite abana. Ubuzi iyo nateguye ameza gutya nkashya ibyo kurya no kunywa, abana banjye bakarya. Kera se nuko byagendaga? Kera nagiraga amatiku y'inzara nzigisha abagore. Kumva ko supura nziza ni iy'abantuza, ni iy'abashyitsi. Kugeza ubwo n'umugabo wawe udashobora kumutegurira ahantu heza, urindiriye abashyitsi bakazarira ku isahane nziza ari uko haje abashyitsi, ukazategura ibintu bisa gutya ari uko haje abashyitsi. No, nta mushyitsi uruta umwana wawe wabyaye, nta mushyitsi uruta umugabo wawe, nta mushyitsi ubaho, nta n'umushyitsi uruta abawe bo mu rugo. Abashyitsi ni beza, tujya tubakira, ariko nuko bimeze. Hanyuma rero mwabibonye ukuntu ibintu bimeze sawa. Ndashaka rero kubaha adresse z'ahantu nabikuye. Ndashaka kubaha adresse z'ahantu nakuye ibi bintu byiza. Ubutaha ndabizi kandi si kera. Noneho nzazanaho amasahane, nzane amakanya, nzane ibyo kurya, mbere ko kuntu njya ntegurira abana banjye, kuko abana banjye ni umutungo wimukanwa n'abantu bakomeye ku buzima bwanjye. Kera najyaga mfata amasahane musharinga nze nyizane hano mu gikoni. Bereka amasahane, ngiye kubereka mw'abantu rwose. Reka nkubwire, Imana iyo ubona ukunda ubuntu bw'ubutindi iguha ubufaranga nyine bujyanye no kugura ubutindi bwawe. Niko ikora. Iyo ibona ukunda intoryi ukaba ari zo uhata abiwawe bo mu rugo kandi ufite amafaranga, ikomeza kuguha amafaranga y'intoryi zonyine. Niko ikora. Ngira ngo mwabibonye. Ngiye kubabwira, ngiye kubaha adresse zaho naguze ibi bintu, ariko nimureke mbanze mbabwire ikintu kimwe. Hari ibintu Imana izababaza cyangwa se bitazabazanira umugisha mu miryango yanyu no mu rugo rwanyu. Ikintu cyitwa ubuhahara n'ubutindi, bene wacu duhuje nationalite tugira, duhuje ubwene gihugu tugira, kandi pe nanjye mbabwire ngo narakigiraga. Ikintu cyo kutikunda. Noneho ubu Imana yaradufashije, haje amasahane ajya gusa n'amadongo. Ni ukuri kose ugasanga isahane nk'iyi ni iy'abana, nizo tuzajya dutegura. Iyi sahane ubu nzanyisa neza. Hari izindi ziba zarahindutse kuko izi sahane zirahinduka zikaba umukaratsiri, n'inyuma zigasa nabi, zigasaza nabi. Ni iz'abana. Isahane ikamene ku ruhande rumwe ni iy'abana. Isahane kazamo ibizinga bya shokora ari umweru ni iy'abana n'umugabo, ni izo mu rugo. Hanyuma haza abashyitsi ukegura isahane nk'iyi, ni iz'abashyitsi. Ni iz'abashyitsi. Izi zifite n'ibisorori byazo. Mureke mbabwire, ibi bintu ni umuco mubi kandi tuwuce. Ntibabuze amafaranga, ufite ubushobozi. Noneho akandi gashya mbabwize ukuri, nagiraga saramanje, ikintu bita saramanje, ikintu bita firigo na cuisinieri. Ni ibintu maranye imyaka myinshi, nge mbimaranye igihe. Mbimaranye igihe
nzi ko natangiye gutunga firigo nkifite intebe zantangiye ubuzima. Kandi umunsi natungaga firigo nagiye ahantu twagiye gusengera ahantu, tuhageze bati nimukatire muri uru rugo, izuba ryatwishe twananiwe twatagangaye. Dukatiye muri urwo rugo nsanga bakoze ji barayikonjesha muri firigo barayitwakiriza. Uko nagasomaga mfite ingwagasi y'icyaka kagenda kamanuka, ngenda mbwira Imana ngo Mana kujya ubona ivuga butumwa nkora, konge ngera mu rugo ndushye, wambabariye ukampa firigo, ukampa na ka kantu ko gusya gakora ji. Nuko nabwiye Imana ya Isiraheli. Haleluya. Hanyuma igihe kimwe njya hano ku musozi gusenga, nimba bahita mu Gasyata hehe, ndagenda aho hantu nari ndi mu gihuru ndi kumwe nabo ba nyirurugo, twagiye gusenga. Mbwira Imana nti Imana ntago nabyibagiwe regwa, ndashaka firigo na ka kantu gakora ji, nimva mwivuga butumwa nge nywa akaji gakonje mpembuke gutya. Nuko nabwiye Imana, Imana yahise impa firigo, ibanza kungurira agafirigo gatoya na blender isika imbuto. Umva naho natangiye gutungira firigo, mbimaranye igihe. Reka rero nkubwire, abana banjye nkabahoza kuri aya masahane ngaya amaparasitike, ibikombe by'amaparasitike, ibyavuyeho imikondo, ibyagize gute, kandi utabuze ubushobozi. Umunsi umwe ndica ndavuga inti ariko izi ni nyabingi ziri kunyirukaho. Nge fata amasahane nyuzuze muri firigo, nge fata amasahane nyuzuze mu kabati, fata ibikombe by'amadongo mbyuzuze mu kabati n'amakanya meza. Abana bafite amakanya aya n'ay'abashyitsi. Uyu ni umuco mubi mbabwije ukuri. Rimwe rero nza kwibohora Mama Sharirene, ndavuga nti ibi bintu nta Mana ibibamo, nta n'umwuka wera rwose wadutoje ibi bintu byo kwiyima no kutikunda. Kunda abashyitsi, nge nkunda abashyitsi ku buryo nanakikopesha, ariko si kunda umuryango wawe ni wo wa mbere. Kuva uwo munsi rero mufite ubu bwoko bw'aya masupura, mfite n'ubundi bwoko bw'amasupura n'ibindi bitambaro byo ku meza. Kuva uwo munsi ubu ndateka, nkatekera abana banjye, nkabatekera ibiryo byiza byo kumwanga abashyitsi, ntekera abashyitsi neza n'abana banjye nkabatekera neza. Bava kwiga nkabategurira ameza tugasangira. Mureke mbabwire, hari igihe wasangaga umwana umwe ari kurira inyuma ya saro hasi, undi ari kurira mu gikari, undi bari mu cyumba cyo gusa. Nk'ibyo bintu Imana ije ikabireba, ikabona intebe yampaye z'ibihumbi magana angahe, ikareba umwana umwe yicaye mu gikari ari kurya, nawe kandi wawe niko bimeze. Ariko iyo mwicaye na famiye, muri kurira ku meza, muganira, muvuga ukuntu Imana yabibahaye, muri kwibukiranya. Uribuka njye n'igihe mfashwa nkabwira abana nti mwese muhite muzamura ibiganza muyihe icyubahiro mukurikije n'ibintu biteguye hano. Nabo rero babyumva vuba kuko ubuzima twabunyuranyemo. Imana rero nibaha umugisha, nabasobanuriraga. Nonaha ndashaka kubaha adresse z'ahantu nakuye ibi bintu byiza. Hariyo n'ibindi byinshi, hari imitako myinshi nahaguze. Rero mwabibonye, mba ngira ngo twungurane ibitekerezo. Ibintu byiza byose nzajya mbona byiza nzajya mbibigisha, kuko ubundi ibintu byiza byose byitirirwa Imana, ibintu bibi byose bikitirirwa Shitani. Ubundi niko bimeze. Abantu rero bamenye gukora ibintu byiza, bakamenya uburyo bagomba gukora isuku iwabo, bakaba mu mazu meza, kuko hari uburetwa n'ubukoroni abantu batuziho, bazi ko abarokore ngo n'abantu bicupiza, ngo n'abantu babasa nabi, ngo ariko ntago ariko bimeze. Ntago ariko bimeze. Kandi nabo hari abantu bagiye muri iyo njyana bumva ko bazajya basenga gusa bikarangiriraho. Ariko hari ibishyigikizo by'amasengesho, hari n'ibishyigikizo by'ubukristo. Ugomba kuba umukristo ugira isuku iwawe, ukaba umukristo utaguma mu byumba by'amasengesho, ukaba umugore ugomba kwicara ukiga gutekera abana bawe, utiri uvuga ngo nagiye muri korali, nagiye mu giterane, nagiye hehe. Abana bawe mu buzima ntibamenye ibiryo mama yabatekeye, cyangwa umugabo wawe ntamenye kuzi guteka cyangwa ngo unamutekere. Ni ibintu tugomba kuzakora, ukamenya n'umumaro wa mama mu rugo, kutagomba gufata ibintu ngo bijugunyira abakozi. Hanyuma uyu munsi ndashaka kubaha adresse y'ahantu naguriye ibi bintu. Ni hano munsi yo kuri Beka, kuri siège Beka yo mu mujyi ruguru
iriya kuri headquarter ya beka nini nyine, hari abantu bacuruza ibintu bya made in Rwanda. Hari umuntu witwa Immaculée, umumama witwa Immaculée w'umwana mwiza rwose ubicuruza, uzi kwakira neza abashyitsi mu rwego udashobora kumva. Wibaza umuntu wankuruye, yarankuruye. Immaculée n'umuntu mwiza cyane ugira urukundo, uzi kwakira abantu. Noneho iyo aba ari we wacuruzaga ibintu byose ngura, nta nundi nari kuzajya kugurira. Hanyuma ndashaka kubaha nimero za Immaculée nga ndebe ntaza kwibeshya, abantu bazakenera kubigura. n'indi mitako, mfite indi mitako myinshi ntarategura naguze yo muri made in Rwanda, ariko ni ibintu byiza byiza byiza. Yego, yitwa Immaculée. Ishyirahamwe ryabo ryitwa Kope ki kandebe. Yego, ishyirahamwe ryabo ryitwa Kopari. Hanyuma nimero ze za telefone 0785 42 46 83, 0785 54 2 4 6 8 3. Ni z'uwo muntu Immaculée njya ngurira ibintu by'imitako, ari nawe wampaye izi supla. Hanyuma rero Imana nibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Ndabakunda ukuntu muntera courage, ndabakunda ukuntu mwishimira ibikorwa byanjye, ndabakunda ukuntu munyurwa n'ibyo nkora, mukampamagara, mukantera inkunga, mukambwira ngo komera mama Sharirene. Mbiha agaciro, muri abantu banjye rero. Namwe Imana ijye ibashyigikira mu bikorwa byanyu mukora. Burya ushyigikiye umuntu mu byo akora, nawe Imana igushyigikira mu byo ukora, kuko uba ufite ibyo ndimo, nawe ufite ibyo urimo. Niwe rero kumvugiriza induru, nawe hari abazayikuvugiriza hantu nyine ukorera, kuko ibyo ugaburira abandi nawe ujye wihangana ubiryeho. Hanyuma abasabira umugisha no gutera imbere, namwe mbasabiye umugisha no gutera imbere, mwebwe n'imiryango yanyu. Imana nibaha umugisha.